Hello guys, iyi ni Ongera Umenye TV igarutse. Ongera Umenye TV ya TV usangaho amakuru agiye atandukanye, amakuru yerekeye abahanzi, amakuru yerekeranye n'ubucuruzi, amakuru yerekeranye n'inganda, amakuru yerekeranye n'ubworozi, ubuhinzi, amakuru yerekeranye n'amateka, amakuru yerekeranye n'ibikomerezwa by'isi, amakuru yerekeranye n'ubuvumbuzi ndetse na tekinoloji z'isi, amakuru yerekeranye n'imibanire, imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, amakuru yerekeranye kimwe cyose wifuza ko twakugezaho, duhari ku bwawe kandi inkunga yanyu turayishimira cyane. Mbere na mbere rero ndabanza nshimire abo duhorana, ndabanza nshimire abadahwema kutugezaho ibitekerezo, ndabanza nshimire abadahwema gutera comment, bakandika muri comment bakatubwira ibyifuzo bashaka ko twazabagezaho. Nakomeza gushimira nanone nawe wakoze subscribe, ugenda usura channel nubwo bitaba biri kenshi cyane, ariko ugira uruhare rwo kugenda wisuraho. Ndagira ngo ngushimire cyane, munyemerere mfata aka kanya mbashimire, ni iby'agaciro, nimwe mutuma dukora cyane kubera mwebwe muradutuma tukabatumikira nk'uko n'izina rya channel rivuga, tukagenda twongererana ubumenyi. Nkomeza gushimira nanone nawe ushobora kuba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, Ongera Umenye TV, nkubwira ko ari channel uzungukiraho byinshi cyane, nagushishikariza ko washishikariza na bagenzi bawe ko joininga Ongera Umenye TV, ukabasharinga link cyangwa se ukababwira ibyiza waboneye kuri Ongera Umenye TV, hahandi ushobora kunguka ubumenyi bw'ibintu byose bitandukanye, tanga ibitekerezo tukagusubiza, hahandi ibyifuzo byawe tukazabikugezaho nk'uko wabyifuje, uradutuma tukagutumikira. Wowe mushya rero cyangwa se nawe utari wakora subscribe, ndagusaba ngo umanze ukore subscribe kugira dukomeze ikiganiro turi kumwe uby'ubu ngubu ndetse n'ibyiteka, niko navuga. Kandi nakwibutsa ko ugomba gukanda akazogera kugira ngo igihe dushyizeho nk'ikiganiro ujye tubona ko ujye uhabwa notification ko dushyizeho ikiganiro, uhite wihutira kukireba ndetse ukirebe mu ba mbere, yaba amakuru mashya bigezweho, yaba update runaka z'ibihugu, zaba iz'iterambere, yaba iza tekinoloji, yaba ndetse n'iy'ubuzima busanzwe, inama z'ubuzima busanzwe, inama z'imibereho, byose tugerayo kandi hose tugerayo kubera ku bwanyu, tugerayo kubera mwadutumye tukabatumikira, natwe tugakora uko tubasha ngo turebe ko twabazanira ibyo mwadutumye. Uyu munsi rero nashatse ko tuza kuganira ku mikoreshereze ya laptop. Nashatse ko tuza kuganira ku mikoreshereze ya laptop, tugakoresha software bayita PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Iyo software rero software ikunda gukoreshwa cyane wenda nk'abanyeshuri, wenda dufate nk'urugero abanyeshuri, abarimu, cyane nko muri universities, wenda no mu mashuri akomeye, aho biga cyane bakoresheje za projecteur cyangwa se biga bakoresheje za laptop, usanga nko mu kwiga baprojecta cyangwa se bakerekana mu buryo bw'amashusho ibyigwa nyine cyangwa amasomo bari gutanga bakoresheje Microsoft PowerPoint. Ni Microsoft rero cyangwa se ni software itagoranye, ariko bitewe n'uburyo n'umuhate wabishyizemo kugira ngo uhige bishobora kukugora. Muri video rero tugiye gukora, muri iyi video twiyemeje kubakorera, muri iyi video twiyemeje kubasobanuriraho uyu munsi, twagize ngo turebe ko twagira ibyo turebaho muri iyi Microsoft PowerPoint, twagize ngo turebe ibyo twarebaho kandi byafasha buri umwe wese. Ariko nifuje ko twatangira nko ku muntu wiga se, cyangwa tugatangira ku bintu biri basic kugira ngo nawe waba ari bwo bwa mbere ubonye iyi Microsoft, waba ari bwo bwa mbere ubonyeho cyangwa se ugiye gukoreshaho iyi Microsoft PowerPoint, ari bwo ukiyumvaho utazi ngo ikora gute, ku buryo wagira icyo utahana kandi cyagufasha kuba wanakwitegurira na Microsoft PowerPoint zawe. Benshi bakunda kuvuga
mu buryo bwa kinyeshuri se cyangwa mu buryo buhinye bakunda kuvuga ngo ni ugutegura amapipitizi. Amapipitizi rero ni nkaho navuga ngo ni udupaje cyangwa se udupaje dutoya tuba tugizwe n'ibyo wateguye nyine n'ibyigwa cyangwa se ibyandiko wateguye aha ngaha. Babyita amapipitizi cyangwa se amaslides. Rero muri iyi video ndaza kukwereka uburyo wakoresha utegura amaslide yawe cyangwa amapipiti, wakwandikamo, uburyo wahindura buri kimwe ugashyiramo amafoto, buri kimwe cyose gishoboka turaza kugikora. Gusa nibutsa ko dusa naho turi gutangira, ntabwo ibintu byose twaza ngo tubivugira hamwe, tuzajya tugenda step by step kugira ngo n'umuntu usa naho ari gutangira abashe kubyumva kandi asobanukirwe neza. Iyi ni Ongera Umenye TV rero, nawe utarakanda subscribe nongere mbikwibutse, ushaka gukanda subscribe tugakomeza aha turi kumwe kandi neza. Dutangiye rero Microsoft PowerPoint ugiye kwishaka muri machine mu buryo bworoshye mu nzira yoroheje ya hafi. Iyo uje hano kuri kano kamenyetso kari hano mu kaboko k'ibumoso hano hagana hasi, iyo uje hano ukakanda hano kuri start, iyo ukanze hano kuri start ushobora kuba waza ugasacinga andika PowerPoint. Ukibyandika PowerPoint gutya bahita bakwereka iyo software. Ubwo nta kindi ukora uraza ugahita uyemezaho hano gutya ugategereza ko yakwirodinga se cyangwa mu mashini igahitiza gutya. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugera aha ngaha, iyo umaze gukanda hariya kuri start aha ngaha, se wenda tunasubiye inyuma kugira tubigaragaze neza, uraza ugakanda hano kuri start, noneho ukaba wakongera ugasacinga PowerPoint ukemezaho gutya, itangira ikaza ikakugeza aha ngaha. Aha ngaha rero uraza urabona hano ni kuri home, hano iyi page bahita batugeza bwa mbere ni kuri home, aha ngaha ni kuri home. Noneho hano turabona menu, wenda ugiye gutangira wenda nko gukora nk'ibyandikwa se bishya, niho wahita uza ugatangira, cyangwa se ugiye gukora nka document nshya cya PPTs cyangwa slide mashya, niko twabigenza. Noneho open hano ni nko mu gihe waba ushaka nko gufungura amwe mu maslide waba ufite nko kuri machine yawe, cyangwa se PPTs waba ufite kuri machine yawe, kugira ngo uyahereho ushobora kuba wagira ibyo ukuramo cyangwa se ugira ibyo wahinduraho, aribyo bita edit. Rero nk'uko nabivuze turagenda step by step kugira ngo n'umuntu mushya hano arebe ko atasigara inyuma, arebe ko utuntu duto twibanze umuntu yaheraho, cyangwa se nk'utuntu turi basic concept umuntu wese mushya cyangwa se utabisobanukiwe cyane yarushaho kugenda abibona uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo ukigera hano kuri Microsoft PowerPoint, iyo umaze kujya hano kuri home page yayo, ni ukuvuga ngo ikintu ukora ugiye creatinga PPTs nshya zawe, ikintu uza gukora ni ukuza hano ukaza hano ha new gutya ukemeza hari aha new. Hano ha new mbibutsa ko ari uko kuvuga ngo tugiye gutangira project yacu se cyangwa tugiye kwandika document yacu nshya, tugiye gukora slide zacu nshya, tugiye gukora PPT zacu nshya, nk'uko wabyita kose nayobasobanuriye. Ni ukuvuga ngo aha hose ni uburyo ushobora guhitamo, ibi nibyo bita template, ukaba wahitamo uti ndashaka ko Microsoft amaslide yanjye aza agaragara afite background inyuma imeze gutya, aza bimeze gutya, uhitamo bitewe no kubishaka. Urugero ushobora guhitamo hano ha blank presentation, ni ukuvuga ngo nta background iraba ufite, background araba ari iy'umweru. Ushobora kuza ugahitamo aha ngaha kuri hano kuri banded, background yaba isa kuriya, inyuma ubona hari inyuguti zimeze kuriya. N'izi zose ni amatemplate hano ushobora kugenda ukoresha, buri kimwe cyose ukagenda ubona uko bimeze bitewe n'uko ubyifuza. Rero icyo nashatse ni uko nk'uko nabivuze, ni uko dutangira ku murongo, tugatangira mu buryo well detailed, ku buryo buri muntu wese yabona uburyo step aho zaturutse kugera aho step zigeze ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo rero turahita tuza hano kuri blank presentation. Blank presentation ni ukuvuga ni presentation iba idafite ikintu na kimwe kirimo,
ari urupapuro rumeze nk'aho ari umweru. Ni ukuvuga ngo uraza twemeze gutya, ikintu aho bahita bakugeza aha ngaha, kuvuga ngo donc gutya birasobanuye ko tugiye gutangira kuba twakwandika nka presentation zacu cyangwa se ama slide cyangwa ama PPT yacu. Hano niho tuba tugiye kuyatangirira tuyandika. Nibutsa ko iyo bavuze Microsoft PowerPoint, icyo iba igamije aba ari uburyo, mbese muri rusange mbihuje n'amasomo cyangwa se mbihuje n'abanyeshuri bo muri za kaminuza se, cyangwa kubera ko bakunda kuyikoresha cyane n'abiga za masters, wenda ikoreshwa no mu makampani runaka bari kugira ama presentation batanga ibyagezweho se, bari kwerekana imishinga uko yagiye igenda bakoresheje za PowerPoint n'ibiki byose gutya. Hano icyo nashaka kugarukaho nanone ni uko iyi Microsoft PowerPoint iyo uri gukora ama slides cyangwa se uri gukora aya activities yawe, wirinda kugenda wandikamo ibintu byinshi. Ntabwo ari wa mwanya ubonye ukoporora igitabo. Hano wandikamo utuntu tumeze nk'incamake se cyangwa nka summary, ashobora kubyandika mu buryo bw'utudomo cyangwa se bw'amapoint. Wenda turaza kugira umwanya tubirebeho tugenda dusobanurana buri kantu kamwe kamwe. Nkuko rero tugeze aha ngaha, ndagira ngo twibukiranye ko iyi ngiyi ariyo page ya mbere uhita ugeraho iyo ukimara gukanda hariya kuri blank page. Uvuga ngo hano ugeze niho uba watangira kwita kuri ntuza yawe, kuri slide zawe ukazitaho uko bimeze. Aha ngaha rero ushobora gutangira ugakora, utangira ukandika ibyo ushaka. Wenda nk'urugero twandike for example, kwandika nyikira, kwandika ukavuga ngo plans for this coming year. Wenda akaba ari byo ushobora kwita titre yawe gutya. Noneho wenda kubera ko ari titre, ukaba ushobora kuza ukabihereza, ukabishyira nko mu gikara mu ibara ry'umukara rigaragara cyane, ukabishyira nk'ahari hejuru gutya, plans for this coming year. Noneho hano hasi ama subtitles, si ngombwa ngo washyiraho ama subtitles cyangwa ibikihara, ni nk'uburyo bwo kuguidinga. Wabikora gutya umwanya waba wagusigiye gutya, ese wabikora uko ubyifuza. Ariko hano hasi ushaka watangira kugenda wandikamo turiya dupuwe, ukavuga ati wenda muri uyu mwaka nzashopinga, nzagura imodoka, nzagura gutya, nzahinga, buri kimwe cyose hano ushobora kukivugaho bitewe n'izo plans waba ufite. Nk'uko nabivuze rero, wirinda kwandika ibintu byinshi, wirinda kwandika ibintu bihurutuye, ibintu bimeze nk'igitabo se cyangwa nk'usoma nk'ibitabo nk'ibiki. Ugenda wandika mu tuntu tumeze nk'incamake, utuntu ducishije bugufi, utuntu tworoheje. Noneho wowe nk'igihe wabiprojectinze nko kuri projecteur, aba audience bawe cyangwa se abantu bagukurikiranye, nibwo ubona umwanya wo kuba wabisobanura. Niba usomye nka point runaka mu byo wanditse, wenda dufate nk'urugero niba wanditse plans for this coming year, wenda hano niho niho wahita ushyiramo turiya tuntu tumeze nk'udupoint. Urabona hano wese nandikamo wenda agapoint runaka, wenda plans for this coming year, wenda ushyireho ko wenda shopping ko nzagura wenda ibintu. Plans ya kabiri ugashyiraho ko wenda ugashyiraho ko wenda ko nzagura imodoka. Wenda plan ya gatatu ugashyiraho wenda ko hano ushobora kuvuga ati shopping utensils cyangwa se utundi tuntu. Uzagura imodoka, ushyiraho travel to London. Buri kimwe wagishyiraho bitewe n'icyo ushaka. Wenda hano asobanura gutyo ukuntu bizagenda.
urabona ko izi nizo plans wenda wavuga for this coming year ufite. Iyo rero ugiye gusa naho uzipresenta, uraza ukaba wasoma uti plans for this coming year mu gihe wenda urimo urakora nka presentation yawe, urimo urasobanurira abantu audience yawe cyangwa se abagukurikiranye, ukavuga uti wenda plans for this coming year, ukaba wavuga uti plan ya mbere ni shopping utensils. Noneho ahangaha shopping utensils, noneho akaba ari bivuga mu magambo arambuye, ukabwira audience yawe uko bizagenda, uko bimeze, noneho warangiza ugahita ujya kuri point ya kabiri. Noneho iyo urangije ibyo wuzuzaho kuri slide yawe ya mbere, ubwo niyo slide ya mbere, waza ukatingaho slide ya kabiri cyangwa ugashyiraho slide ya kabiri, ugakomeza nyine ugakomeza. Ni ukuvuga ngo kwadingaho slide ya kabiri aribyo tugiye kureba nanone kugira turebe ko twabyiga. Ndagenda mbere ku tuntu duke step by step, wenda n'umuntu ku giti cye azagenda abyigerageza akareba uko bimeze. Aho yazagira ikibazo, comment nicyo zibereyeho, iriya comment section nikibereyeho, watwandikira muri comment tukabasha kugusobanurira uburyo bimeze. Iyo ugiye kwadingaho rero indi slide ya kabiri, uraza ukajya hano kuri home, noneho urabona hano handitseho new slide. Ni ukuvuga ngo ni hano uza ugahita wemeza, urabona ko hasi disi tugira slide ya kabiri. Ni ukuvuga ngo nta kindi, uraza ukaba waza ukandikaho nanone click title, ukandikaho wenda uti wenda akaba aribwo hariya niho twe twavuze tuti plans wenda for this coming year. Plan ya mbere yari shopping utensils, plan ya kabiri buy a new car, plan ya gatatu ari travel to London. Noneho hano kuri slide ya kabiri ushobora kuza ukavuga ati ugahera hano kuri plan ya mbere ya buying utensils, buying utensils. Noneho hano noneho ugahita ubisobanuraho uti nzagura ibi ngibi, nzagura ibi ngibi, mbese buri kintu runaka ukagenda uvuga ati nzakora iki bitewe nawe nyine n'ibyo ushaka kuzagura, ukagenda ushyiramo. Ariko ushobora no kubyandika mu buryo bw'amagambo arambuye, ukavuga uti wenda nk'urugero buying utensils, ugashyiramo akanya utensils gutya na gutya, nzakora ibi mu magambo makeya, ukagarukira nk'ahangaha se, cyangwa bitasabye kuba ikintu kiba nk'igitabo. Iyo uri gupresenta usoma bikeya ubundi ukavuga byinshi, cyangwa se PPT zawe ziba zigizwe n'utuntu dukeya ubundi ugasoma, ugasobanura ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo ibikuva mu mutwe, ibikuva mu amagambo wivugira aba agomba kuruta ibyo uri gusoma kuri PPT zawe gusa. Nkwibutsa ko nanone nk'uko twari tubigenje hano dushyiraho slide ya kabiri, ni nako washyiraho na slide ya gatatu. Ni ukuvuga ngo new slide, washaka washyiraho na slide ya kane gutya. Ushaka wanazitegura mbere y'uko wazishyiraho mbere y'uko, ntabwo ari ngombwa ngo niba urangije slide we washyiraho indi gutya. Ushaka mbere y'uko utangira waza ugahita ushyiraho amaslide menshi wifuza, bitewe no kugira ngo iryo hora suri inyuma ritagenda rikubaho. Noneho nanone tukiri ahangaha ngira ngo nanone nakwerekana nk'uburyo wahindura ibyo bita format. Urabona ko niba wenda hano tugiye nko kuri slide ya gatatu, urabona ko still uburyo bari kuyitwereka ni n'uburyo n'iya mbere bari bayitweretse, n'iya kabiri nibwo bayitweretse. Ariko ushobora kugera ahangaha ukaba utagishaka ko bagenda bakwereka ati click to add title, hano hasi click to add text. Ukaba ushaka ko noneho bagenda babikwereka mu bundi buryo butandukanye, wenda igice cyo muri ubu buryo ushaka ko cyaba kimeze uko, cyano bimeze uko, cyano bimeze uko, cyangwa se nta n'ikintu na kimwe cyanditsemo. Ibyo ngibyo ugasanga ni wowe uri buze kubyihitiramo. Nta kindi ukora rero, uraza ukaza kuri slide yawe, cyangwa se kuri slide yawe ushaka wanabikoramo na hano hagati hano gutya, ariko hano kuri slide ya gatatu ukaza ugakanda right click gutya, noneho ukaza hano uraza ugakanda hano right click, noneho ukaza ukajya hano kuri layout. Noneho iyo uje hano kuri layout, ni ukuvuga ngo urebye wahita ubona ko twari turi gukorera muri iyi title and content.
rero ushaka wahita uza ukakimeza muri iyi ngiyi hano gutya, urabona ko bihise bihinduka. Ushaka none wagaruka ukaza ukemeza hano muri section header, noneho ukaza ukaba wajya kuri hano kuri to content, mbese ukabigenda ubihereza bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Urabona ko hano ushobora kuvuga uti wenda tugiye hano duhereye nko kubyo twari twanditse hano bwa mbere, plans for this coming year, ukajya kuri buy a new car, noneho ntuza ya mbere, noneho hano ushobora kuvuga uti wenda turagenda dusa naho dukomerezaho buy a new car, noneho ukaza ukavuga uti wenda hano kuri uruhande rw'ibumoso ukavuga ati iyo car wenda ishobora kuba for example ari Lamborghini, noneho wenda hano ku ruhande ukaba washyiraho Land Cruiser, mbese bitewe n'ibyo wifuza. Noneho ukaba waza hano ugasobanura ati ndashaka Land Cruiser imeze gutya, ndashaka Land Cruiser yujuje utu, mu magambo yawe uko ubyifuza, cyangwa se ukaba washyiramo imodoka wifuza kugura, nabyo byose nta kibazo, gutya nta kibazo. Urabona ko bigiye bitandukanye nuko ibya mbere byazaga bimeze kuri page ya mbere cyangwa se kuri slide ya mbere. Noneho dukomeje ubwo tubaye nk'abibukiranya ibyo tumaze kubona, twabonye uburyo utangira ukagera hano kuri Microsoft PowerPoint, ubona uburyo uhita uva kuri Microsoft Point, iyo uyinjiyemo uhita ugera kuri home page yayo, wamara kugera kuri home page yayo ugakanda kuri blank cyangwa se blank page se cyangwa blank document ugiye gutangira iyi presentation cyangwa se blank presentation. Noneho wahagera ugahita uza ukaza hano ugahita ujya kuri slide ya mbere, noneho wayirangiza ukaza ugahita wadingaho slide ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo. Ubwo noneho tugenda tunabona uburyo ahindura layout cyangwa se format uko bimeze. Ibyo ni ibintu twagiye dukora twerekana ko format uza ukayirebera hano kuri gutya, ukagenda uhitamo. Noneho n'indi format ushobora gukoresha bita blank format cyangwa se blank layout. Ubona ko hano nta kintu ubona, wowe ni wowe waza gutya ukihitiramo ukitayipingira ibyo wishakiye. Abantu benshi bakunda ibintu bitandukanye cyangwa se bitewe na message ushaka gutanga, wahitamo bikurikije nawe. Noneho dukomeje nanone ikintu twareba kindi cy'ingenzi, wenda ni nko mu rugero ushaka nko gushyiramo wenda nk'ifoto, ushaka nko gushyiramo nk'ifoto nko muri izi document zawe. Wenda dufate nk'urugero, ushobora kuba hano nabonye ko turimo turavuga ku modoka, plans for this coming year, tubona ko tuzagura 10 series, tubona ko tuzagura new car, tubona ko tuzagira travel to London. So wenda tuje hano kuri buying new car, ushobora kuza ukajya hano kuri internet, gutya ukandikaho wenda car runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Wenda ukaza ugahitamo imodoka runaka, wenda hano gutya tuze downloading iyi foto, wenda katuyishyire hano muri desktop. Numva byarangiye gutya. Noneho iyo tugiye kwadingamo ifoto hano muri PowerPoint yacu, ikintu dukora ni ukuvuga ngo dushobora kunyura mu nzira ebyiri twadingaho iyi Microsoft Power, twadinga ifoto muri Microsoft PowerPoint yacu nyine mu maslide twaba twakoze. Inzira ya mbere rero ushobora kuza hano ukaza ukajya hano handitse insert, wamara kuza hano insert ukajya hano handitse pictures, noneho ukaba wareba hari uburyo ushobora kwadinga ifoto uyikuye kuri online cyangwa se internet, cyangwa se ukadinga ifoto uyikuye muri
ino device ariyo y'imashini. Noneho kadukoreshe ino device kuko already n'ifoto twamaze kuyidownloadinga, nukuza ukemeza hano kuri this device, ukemezaho gutya, ahandi bahita bakugeza bakuzanira aka gataburo gutya, bakuzanira aka gataburo, ubundi ugahitamo source y'aho ifoto ushaka kuyiva. Mwibuke ko ifoto twe twayibitse hano muri desktop, ubwo uraza ukareba hano mu mafoto bari kuguhereza muri desktop, uraza urabona ko ari buza kubitabonekamo ya modoka yacu. Rero iyo umaze kwemeza kuri ya modoka, uraza ugahita ujya hano kuri insert, ugategereza. Urabona ko ifoto yacu yahise imara kugeramo. Noneho iyo imaze kugera hano, uraza ukaba wayihereza ibipimo wifuza, kuko urabona gutya yokipye cyangwa se ifashe umwanya wose. Icyo ukora rero ni ukuza ukazana iyi suri yawe cyangwa se pointer yawe cyangwa cursor yawe, ukayizana hano, ukagenda uhereza ibipimo bitewe n'uko ushaka, ugabanya gutya. Urabona wenda dufate nk'urugero ko wenda iyi yari Lamborghini, noneho dufate na Land Cruiser, wenda mpfaye kubishyiraho gutya, wenda bitewe n'icyo washaka kwerekana, ati hano ni Lamborghini, noneho hano ni Land Cruiser, bitewe wenda na message ushaka gutanga. Katudownloadinge iyindi foto, wenda twandikeho Land Cruiser, urabona amafoto ya Land Cruiser ayazanye. Katudownloadinge iyi ngiyi, nayo katushyire kuri desktop. Ndabona bisa naho byarangiye, ariko uburyo ifoto ijemo ndabona bitakwemera ko tuyishyiramo. Turi ko twadownloadinga iyindi, katudownloadinga iyi ngiyi, save image as noneho nidusubira inyuma tukazana none ya nzira, mugerageze kwibukiranya. Muri ya nzira none ni ukaza hano ukajya kuri insert, ukaza hano ukajya kuri picture, noneho ukaza hano kuri this device. Noneho mwibuke ko ifoto yacu twayishyize muri desktop, ukayimezaho gutya, ugahitamo ya Land Cruiser yacu. None urategereza iyi foto ihitamo ikipestingamo gutya, nanone ukayigabanyiriza ibipimo bitewe nawe n'uburyo ushaka bigaragara. Murabona ko rwose iyi Microsoft PowerPoint ni akantu keza, ni akantu kagaragaza neza. Nawe tekereza wenda uri nko gukora presentation, uri kwereka wenda ari nka company runaka, ari kuvuga ati ibyo tuzageraho muri uyu mwaka ni ibi ngibi, intego dufite ni izi ngizi. Ukavuga uti wenda plans for this year ni iyi ngiyi, shopping utensils, buy a new car, travel to London, gutya. Ukaza buying utensils ukabereka ibyo ushaka, buying a car, byerekana gutya, nabivugaho ibintu byinshi. Ubona ko na application cyangwa se software ifite akamaro keza cyane kabisa. Mu gihe uri gutanga summary se cyangwa mu gihe uri gutanga nk'ikiganiro runaka, urayifashisha cyane kandi irafasha cyane pe. Ndamya nashidikanya ko uwo nkurikiye neza uri kugendana ubasha kugenda ubibona. Noneho ushobora nanone ushobora kudashyiramo nk'amafoto gusa, ukaba washyiramo na za video bitewe na message ushaka gutanga. Ushyiramo video rero nabwo inzira ni imwe, naho ni ukuza hano, ukaza hano ukajya hano, ukaza hano hirya gutya, ukaza hano kuri video, insert video, ukaza hano kuri hano gutya. Urabona bahita bakugeza hano, bahita bakwereka ahantu hose ushobora gukura za video. Izi ni video zisanzwe ziri muri mashine yanjye. Wenda dufashe nk'urugero, iyi bita understanding type 2 diabetes. Wenda uraza ukayemezaho gutya,
noneho ugahita uza hano kuri insert. Urabona ko video yacu yahise igeramo gutya, ubwo nayo ushaka wahereza ibipimo wifuza. Urabona ko ni video yacu, uje wapureyinga gutya bihita bigaragara, yatangira kwipureyinga video yawe gutya ukagenda uyibona. Nabwo ushobora kuba wayifata, wenda nuko nje nkahita mbishyira aha ngaha, ariko iyi video ushobora kuba waza ukabikorera muri iyi slide yacu ya 4 gutya. Wenda aya magambo ushobora gushaka kuyakuraho nk'uko nababwiye mu byibuke, ushobora kuza ukajya hano kuri layout, akantu kose kagenda gafasha kuko ibintu ugenda byigarukaho kugenda ukora presentation. Ushobora kuza ukajya hano kuri blank presentation, cyangwa se ukaza ugahitamo aha ngaha kuri title only gutya, wenda wavuga uti wenda video of that car, wenda y'iyo modoka, wenda ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Noneho nk'uko twanabikoze nanone, ukaza ugashyiramo ya video yacu, uje hano gutya from this video, ukaza ukemeza hano gutya, ukaza wenda dutekereze ko iyi video ngiye gushyiramo ariyo wenda y'iyo modoka, nuko video ntamanje kwitegura mbere, wenda urabona ndi gutegura ikiganiro, ariko ndamye nashidikanya ko wowe nkurikira genda ubyumve, wenda nishake tuzi duhitamo nyingiye gutya. Urabona ko video ihitizamo neza gutya, nayo ushobora kuba wahereza ibipimo ishakira. Ni ikintu kigaragara cyane ko byafasha, niba ari video y'iyo modoka cyangwa se video y'iyo ndege, bitewe n'icyo ushatse kuvuga, bihita bikugaragariza ko ikintu cyacu twifuza cyagerwaho cyose. Ushobora no kuba wafata n'amajwi ukaba wayashyiramo, naho ni inzira n'imwe hano kuri audio my Mac, cyangwa se ukaba wakwirekodinga nk'amajwi ukaba wayashyiramo, byose birashoboka. Same process wayikurikiza, ubundi inzira zikagenda neza. Dukomeje nanone tugaragaza imikorere y'iyi PowerPoint yacu, twaza tukareba ko twagerageza nanone, reka turebe akantu kibanze cyane umuntu ashobora kuba yakenera. Ni uburyo bwa design. Ushobora kwifuza uti ngewe noneho uko bimeze ndashaka ko slide yanjye iza kuba isa gutya, ndashaka ko slide yanjye iza kuba igaragara gutya. Ibyo byose ni wowe ubihereza umurongo ngenderwaho, uvuga ati noneho ndashaka ko iza kumeze gutya. Wenda dufashe nk'urugero nko kuri iyi slide turiho, cyangwa se duhere kuri ino slide ya mbere, ukaza hano kuri design uvuga ati ngenda ndashaka ko slide ibigaragara gutya. Urabona ko zose slide niko zise zigaragara aha ngaha gutya. Urabona ko byahindutse, mbere byari umweru gusa, background yari umweru gusa, ariko ubu ngubu urabona ko slide zahindutse. Ni ukuvuga ngo murabona ko ni akantu kibanze cyane. Urabona nka hano ushaka waza ugahitamo ukabigira gutya, ushaka wabigira gutya. Buri kimwe cyose kigenda gihinduka bitewe no kubyifuza. Ushaka wabigira umutuku gutya, bitewe na buri wese ikintu kimunyura, bitewe na message ushaka gutanga, buri kimwe wagikora uko wifuza. Noneho nanone dukomeje, wenda kabisubiza uko byari bimeze. Cyangwa se ninshaka imbere kire gutya, byose nta kibazo. Icyangombwa ni uko mwabonye uburyo byagenda, inzira zose zagenda. Dushake tubireke gutya, ndabona aho bimeze neza, nta kibazo. Noneho ikindi nifuza ko twakwerekana, ni nko mu gihe wenda ushaka kuba wenda nk'urugero warikodinga se, cyangwa
warikodinga. Hari nk'ukuntu nk'umwarimu aba ari kwigisha, hari nk'ukuntu umwarimu aba ashaka nko gutanga nk'ikiganiro ariko akaba yarikodinga icyo ari kwirikodinga, akaba yabirikodinga kugira azabyereke abanyeshuri biwe cyangwa se azabiboherereze. Ashobora kubyirikodinga nyuma akabyifata kuri flash, akabisevinga kuri flash, then akaba yabyohereza abanyeshuri be bakagenda babikurikirana. Ubwo buryo rero uburyo bukora, uraza ukaza hano ukajya kuri record gutya, ukaza hano ida warikodinga amajwi, ukaba warikodinga video, wenda areba nk'urugero, oya hano twaba tugiye turebe hano murabona, ndabona nashidikanya ko twongere dusubire inyuma ku buryo buri muntu wese abasha kubibona. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba nk'uko nabisobanuye uri nk'umwarimu ushaka nko gutanga amasomo, ushaka nko kubwira abanyeshuri bawe uti ibyo nigishije byari bimeze gutya, cyangwa se ibi ndashaka ko muzabyiga muzabikurikirana neza gutya, ariko wenda nko ku munsi runaka utazabuhara, ukavuga ati njye noneho ibyo nari gupanga cyangwa se ibyo nari kuzabigisha kambibigisha ubu ngubu, kabyigisha ubu ngubu mbyirikodinge, nzabahereza flash biriho, ubundi bazicare mu ishuri babikurikirane ku masomo, babikurikirane kunoza kuri projecteur, bakurikirane barebe kandi bazabasha gusobanukirwa nicyo nashatse ko bakumva muri iryo somo. Uburyo rero, inzira ni ukuza hano ukajya hano kuri record, wamara kujya kuri record ukaza ugahita wemeza ahangaha kuri record this article. Urabona ko ni akantu keza, urahita ubona ko hahita hazaho na video, urabona ko niba ari nk'umwarimu abagaragara, niba ari buri umwe, niba ari nk'umuntu uri gupresenta ikintu runaka gihita kigaragara. Noneho urabona nk'ahangaha gutya, urahita ubona nk'ahangaha gutya, ushobora kuba waza, niba ari nk'umwarimu wenda ari gutegura nk'amasomo runaka, ashobora guhita avuga ati wenda hello student, gutya na gutya, kuwa kangahe ntabwo nzaba mpari, so nabasigiye ibi ngibi mwabasha kubikora, ibintu nk'ibyo ngibyo gutya. Umwarimu akabahereza ubutumwa bwose ashaka kubahereza, ubundi agahita atangira no kwigisha byose nyine mu buryo bushoboka, kandi murabona ko ari akantu keza, ari akantu kafasha. Ashobora kuba yatangira akavuga ati plans for this coming year, wenda ari nk'isomo runaka, wenda hano nuko ari urugero natangaga, akavuga ati wenda shopping utensils, buy a new car, travel. Ahangaha ntabwo byari byagatangira kuba byakwirikodinga. Ni ukuvuga ngo mu gutangira kwirikodinga, ni ukuvuga ngo araza agatangira hano kuri record. Ni ukuvuga ngo iyo atangiye hano kuri record arahemeza bikirikodinga, ubwo nyine ari no kuvuga, akagenda ahindura slide, akaza akavuga ati buying new utensils, niba hari ibyo asobanura akabisobanura kugira ngo abanyeshuri bazabashe gusobanukirwa ibyo wa mwarimu arimo arababwira. Noneho iyo arangije kuba yabirikodinga, araza akajya hano kuri stop, noneho buri kimwe cyose yarangije kukivuga, ubundi bikisevinga kuri flash cyangwa se kuri storage ya laptop. Noneho nta nubwo ari n'ibyo ngibyo gusa, hano umwarimu aba afite utuntu imbere yiwe twanamufasha, utuntu tumeze nk'ikaramu, ushobora nko kuba ari gusobanurira nk'abanyeshuri, akagira akantu ashaka kugaragaza nkaho aberetse. Hano uraza ukemeza hano gutya, ukaba wafashe nk'ikaramu. Hano ubona ashobora kwenda kuza kwandika, ashaka nko kwandika, ushaka gushushanya nk'uruziga. Ntabwo ku mashini gushushanya ntabwo biba byoroshye, uranyihanganira uburyo biri buze kugaragara kose, ariko biba byagaragaye. Ni ukuvuga ngo gushushanya hano ukoresha suri yawe cyangwa se karisa yawe, hano gutya ugashushanya nyine, byaterwa n'icyo umwarimu ashaka gushushanya. Ushobora no kwandika imibare, wenda guteranyaho, wenda 3,
wenda ugabanyije 5 ugahita ubona ko mbese bitewe n'icyo umwarimu ari gusobanura ubona ko ni 5 ugabanyije 5 ugasimplifiya ugahita ubona ko bingana na 1. Urabona ko ni akantu gafite akamaro, ni akantu keza umwarimu ashobora gusobanura. Mbibutsa ko ushobora no kuza agahitamo ibara hano runaka, akaza yaza agahita selecta nk'iyi 2 gutya, na hano agahitamo 3, ese akaba yahitamo n'indi bara runaka gutya, mu buryo bwose bushoboka. Noneho hano umwarimu ashobora no kuba yaza agakoresha ibi yari amaze kwandika agahita abisiba, kuza hano akemeza hano kuri eraser, then akaza agahita agenda abisiba gutya. Ndamya ndashidikanya ko aka nabwo ni ubumenyi twari kuba ducitswe iyo tuza kuba tutabivuzeho muri aka kanya, ariko kubera ko Ongera Umenye TV duhari kugira ngo musobanukirwe, duhari kugira ngo mubashe gusobanukirwa na buri kintu kimwe cyose tubagezaho, tubategurira, kandi murabyishimira. Natwe biratumotiva, bidutera courage yo kuba mwadutuma tukabatumikira. Biradushimisha cyane. Mujye mukomeza mutera inkunga z'ibitekerezo, mutera inkunga zo kutubwira ati kiriya mwagikosora kino na gutya, ntimukabeshaye, mujye mutubwira gutya. Biradushimisha cyane, nta na kimwe kitubabaza ko wenda mwatubwira ati kiriya ntabwo cyagenze neza, kiriya ntabwo cyagenze neza. Nta muntu wakwigira, uko mugenda mutubwira niho natwe duhera tugakora improvement zacu. Ndamya nashidikanya ko wenda n'iki ngiki cyumvikanye. Dukomeje nanone, ikintu nshaka ko twagarukaho nanone, wenda ni nk'ubumenyi nanone gushaka kumera nk'aho ari nk'usanzwe, nk'uko nabivuze, kugira ngo umuntu wese yaba ari mushya, yaba asanzwe wenda anabizi, ashobora kwibutsa uburyo bikora. Ni ubumenyi bw'uko wenda yamenya kuba yahindura amabara yo ku nyandiko gutya, tuba twanditse ibintu gutya, uburyo bigenda gake gake. Tuzajya tugenda dusobanura buri kimwe uko iminsi izagenda itaha. Ntabwo application se cyangwa software ni ikintu kiba cyubatse kirimo ibintu byinshi cyane. Urareba nk'hano tuje hano kuri file, urabona ko ni ibintu byinshi cyane. Uje ukaza hano kujya kuri home, aba ari ibintu byinshi cyane. Ntabwo ibintu byose umuntu abivugira umunsi umwe, wavuga bukira bugacya, wavuga bukira bugacya. Ariko utuntu twa ngombwa nitwo tuza tukagenda turebamo, utuntu twa ngombwa nitwo tuza tugenda tukarebamo, noneho tukagenda dufata utw'ingenzi twahita tugufasha mu buryo bwihuse. Ibindi nabyo gake gake tukazagenda tubivugaho. Icyo nari nshaka kuvuga rero ni uburyo bwo kuba wahindura nk'amabara runaka. Ureba duhereye nko kuri iyi slide ya mbere, ushobora kuza ukavuga uti noneho ndashaka ko iyi titre yanjye rero igaragara mu buryo wenda ntibe umukara, ahubwo ibe ibara wenda ry'ubururu, bitewe n'ibara ukunda cyangwa se bitewe na message ushaka gutanga. Ushobora kuvuga ati njyewe iyi titre yanjye ndifuza ko yaba ari titre isa ubururu. Uko ubigenza rero nta kundi, ni uko uza ugahita ukanda hano, uvuga ngo ukora refresh, nako ukora select. Urabiselectiona mu rurimi rw'igifaransa, niko bavuga ngo guselectiona, ariko uraza ukabiselectinga. Ni ukuvuga ngo icyo ukora, uraza ugakanda left click, ukayiholdinga se cyangwa ugakomeza uyikanze, noneho ugahita umuvinga se cyangwa ugahita utwara suri yawe usa naho uyisubiza inyuma gutya ukanazamura gutya. Uba umaze kubiselectinga, ushaka wanarekura ibingibi, then ugahita ukanda left click, ugahita ukanda right click. Urabona iyo ukanze right click bahita bakuzana ahangaha gutya. Ikintu hano wahitamo kugira ngo uhindure amazina, hano ni utuntu twinshi na option nyinshi ushobora gukora. Nkuko nabivuze, hano turabaharebera utuntu twinshi. Ushobora kuza wenda font color, hano ni uguhindura ibara, ukaza ukaba wagira bibe ubururu, bibe umutuku, bibe icyatsi se gutya, bibe ubururu bukeye cyane. Buri kimwe hano blue black, mbese bitewe n'icyo ushaka wahitamo ibara rikunogeye. Nuko wenda
background yacu ari umweru ariko n'umweru wawe hitamo bitewe n'impamvu runaka. Wenda katubihindure mu buryo buhita bugaragara, katubigire urabona ko titre yacu ihise ihinduka ibara ry'ubururu. Ni ukuvuga ngo rero si n'ibyo ngibyo wakora, ushobora kuza kongera ukabiselectinga ukabiselectiona kuriya, ukongera ugasubiramo ya nzira twakoresheje yo guhita uza ugakanda right click gutya, noneho ukaba waza ukaza ngaha. Hano niho ushobora kuba waza ukabyongera ingano yabyo cyangwa se ukabyongera ukagabanya ingano yabyo. Hano uraza ukajya kuri increase font size cyangwa se ukagabanya kuri decrease font size. Byose ni ibintu ushobora kuba wakora. Ni ukuvuga ngo uburyo turakomezamo n'ubu ngubu gutya. Hano urabona ko turimo turagabanya font size. Hano ni ukuba twakongera font size. Noneho ushobora no ushaka kubikorera wenda aho rimwe utagiye mu kugabanya no kuba wongera, ukavuga ati ngenda ndashaka ko bigaragara ari 10, ndashaka ko bigaragara ari 14, 28, 40, byose aba ari ibyawe bitewe n'uko ubyifuza ko bimeze. Nanone ntabwo ari iki ngiki gusa wakora, ushobora kuza ukongera ugaselectinga gutya. Impamvu uselectiona gutya aba ari ukugira ngo guhindura cyangwa se ni ukuvuga ngo ibyo uselectinze gutya byose iyo wapplyinze effect, niba ari iyo guhindura ibara, niba ari iyo guca umurongo, niba ari iyo kubigira italic cyangwa se mu buryo buberamye, nabwo turaza kububona. Iyo effect wapplyinzeho byose ihita ibigeraho. Ni ukuvuga ngo dufashe nk'urugero, uje reba wenda uje ugaselectinga iri jambo only plans, akaba ari ryo uza ugahita ujya hano guhindura ibara gutya, nibyo byonyine rizahinduka. Wenda reba nk'urugero hano gutya, urabona ko ari rya jambo plans rihindutse gusa, ariko nanone twarisubiza nk'uko ryari rimeze gutya, ariko katabyihorere gutya. Noneho ikindi nshaka gusobanura, ushobora no kuza ukaba waca umurongo uraza ukabiselectinga gutya, ukanda right click, then ukaza hano kuri munsi haciyemo umurongo, ntashidikanya ko muri kubibona gutya. Urabona ko hasi umurongo wahise ujyaho. Urabona ko ubu ni ubumenyi bwiza cyane, ni ubumenyi ushobora gusanga ari utuntu duto tugenda tukugora, kandi ari utuntu wagakwiye kuba uzi, ari utuntu twagakwiye kuba duhita tukorohera, ari utuntu two gukozaho gusa, ari uguhuha bita byikora. Ariko kubera ko nta bumenyi burenze wari ubiziho, kubera ko utigeze ubihereza umwanya ngo ube watujya munsi cyangwa se ube waducukumbura umenye dukora gute, ugasanga bigiye bikugora. Niba wari uri nko kwandika ugasanga ibintu byawe byanditse mu ibara rimwe cyangwa se byanditse muri format imwe cyangwa muri style imwe, bitewe n'uko utu tuntu duto utigeze tumenya cyangwa se utigeze uduha akanya yo kuba watumenya. Nanone ushobora kuza uyu murongo waciye ukawukuraho, ni ukuza hano ukongera ugakanda hano kuri gutya, murabona ko wa murongo wavuyeho. Nanone ushobora kuba waza ibi bintu wakoze gutya ukaba wabishyira mu buryo buri italic cyangwa se mu buryo buberamye gutya, haza nanone ukemeza hano kuri urabona ko bise bihinduka. Ibi ni ibintu byinshi umuntu yakwigira hano hose uko byagenda kose. Wenda dusubiye inyuma nanone, hano turi kuri slide ya mbere, slide ya kabiri, slide ya gatatu, slide ya kane, wenda slide ya gatanu nayo dushobora kuza tukadingaho ikintu runaka, wenda dukoresheje uburyo bwose twagiye dukoresha. Hano ushobora kuza kugira ngo tubwibukirane, ushobora kuza ukanda right click, then noneho ukaza ugashyiramo wenda ngenda ndashaka ko biba bimeze gutya. Urabona ko hano ni intuza duhisemo, ni format se cyangwa layout yacu duhisemo yaba imeze gutya. Ni ukuvuga ngo inyuma yo muri background yayo ifitemo ko background yayo haba harimo kugaragara ziriya mbuto mubona hariya. Hano ushobora kuza kuba wahitamo ko iyi foto yawe cyangwa se iyi slide yawe yagaragara, byose niwo wabihitamo, ukaba wakwandikamo ugashyiramo amagambo ushaka bitewe n'icyo ushaka kugeraho, ukandika amagambo runaka gutya. Mbese byaterwa na message waba urashaka gutanga. Okay. Noneho ikindi kintu nshaka kuvugaho nanone,
iyo uri gupresenta hari igihe bitaba ngombwa ko ibi bice ibi byo hejuru bigenda bigaragara, ibi byose bigenda bigaragara, ahubwo bikaba ngombwa ko ubipresenta mu buryo uba uragenda ukora ku itushe rimwe gusa, cyane ko sometimes usanga ko nk'igihe umuntu ari gupresenta bitaba bisaba ko yicaye ku mashini, ahubwo apresenta afite monitor cyangwa se afite akantu kameze nka telecommande, afite akantu kameze nka telecommande agatunga kuri projector, ubundi slide ikihindura rero ntabwo ari ngombwa cyangwa se ntabwo ari byiza ko ibi byose bigenda bigaragara gutya, aho icyo ukora uraza ugakora icyo bita slide show rero nta kindi uza gukora ni aha ngaha niho mbese slide show cyangwa se slide play uko wabyita kose, ukaza ugahita wemeza aha ngaha gutya, urabona ko screen yose yuzuye ibyo twa presence se cyangwa ibyo twakoze, ni ukuvuga ngo icyo tuba dusabwa gukora ni ukugenda dukanda ya monitor cyangwa se ya ntuza ya telecommande yacu cyangwa se nano kuri laptop yacu, tukaba twakanda amatushe agaragaza ibyerekezo, kuzamura, kumanura, ibumoso, iburyo, byose ukaba wasubiza inyuma cyangwa kwegeza imbere. Urabona hano ukadukoreshe aya y'ibumoso n'iburyo, wenda urabona slide ya mbere nitujya wenda ushobora gutangira kuyivugaho, warangiza kuyivugaho ugahita ujya kuri slide ya kabiri, warangiza ugahita ujya kuri slide ya gatatu, warangiza ukajya kuri slide ya kane, warangiza ukajya kuri slide ya gatanu. Mbese urabona ko aka application ari keza cyane kugenda usobanura ibintu, usobanura uko ibintu byagenda bigenda. Noneho ikindi nshaka ko twakomerezaho nanone, iyo bimeze gutya ikintu uba wakora kugira ngo uhite ubisubiza inyuma mu nzira mu buryo byari bimeze, ushobora kuza ugakanda hano left click, uza hano muri screen yawe ukoresheje right click, ushobora gukanda right click then noneho ugahita uza hano hasi ukandika end show, urabona uhita usubira inyuma. Uburyo bwa kabiri nanone ushobora kubikoresha usubira inyuma, urabona niba hano byari bimeze gutya, urebye kuri keyboard ya laptop yawe wagenda ukajya ahantu handitse ESC ni mu kaboko k'ibumoso, ni agatushe cyangwa se akabuto kegereye mu nguni yo hejuru mu kaboko k'ibumoso, iyo ugakanze gutya nabwo bihita bivamo. Noneho ntabwo nabyibagiwe ariko nari nashatse kwerekana, navuze ko ndibuze kwerekana nanone n'uburyo washyiramo ifoto. Navuze mu gushyiramo ifoto ko ari uburyo bubiri ariko nerekanye bumwe gusa. Navuze ko waza ubwa mbere ifoto cyangwa video cyangwa audio, ushobora kuza ukajya aha ngaha gutya, ukabona kujya aha ngaha gutya ugakurikiza izindi nzira nagiye mbereka. Ariko nanone ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha nkuko ushobora kuza ukajya hano wenda muri desktop wenda gutya, ukaza ugafata nk'ifoto nk'urugero ushaka gushyiramo, wenda tuzi dufate nanone ya foto wenda ya modoka yacu ya randikuruza yacu, ukaza ukayizana gutya, ukaza nawe uyishyize hano then ukaza ugahita uyipestinga gutya. Murabona ko na buno buryo bukora kandi bwose butanga result zimwe, wenda bitewe n'icyakorohera wakora icyo ngicyo. Njye bwose nkunda kubukoresha ariko ubwo nkunda gukoresha cyane ni ubu ngubu kandi mubona ari nabwo bworoshye. Rero ndabona aho bigeze dushobora kuba twasevinga, noneho nabyo tukabyigaho, umuntu akareba uburyo yasevinga document yiwe yakozeho. Nkiri mu byo kuvuga gusevinga, noneho nibutsa ko biba byiza iyo uri gukora nko mu gihe uri gukora nka document runaka gutyo, mu gihe uri gutegura PPTs cyangwa mu gihe uri gutegura slide show cyangwa mu gihe uri kwandika ukoresheje Microsoft Word, mu gihe uri gukora iki n'iki byose, ugomba kujya usevinga byibuze inshuro imwe mu minota 5, kugira ngo niba umuriro ugiye, wenda imashini yawe uri gukora nko kuri desktop zimwe zitagira batiri, umuriro ugiye byibuze data zawe ziraba zisigaye mu mashini, kuko iyo utari gukora save
iyo umuriro ukagenda, iyo umuriro ugarutse usanga ibyo wanditse byose niba wari umaze kwandika paji 10, 100 cyangwa se 1000 zose urazibura bitewe n'imashini. Hari imashini wenda nkeya none usanga zabibitse, ariko muri rusange bivugwa ko icyiza ari uko buri minota 5 wajya usevinga. Rero hano icyo tugiye gukora ni ugusevinga. Gusevinga iyo ugifungura, iyo ukimaze kwandikaho utuntu dukeya ugiye gusevingaho bwa mbere, uraza ukajya hano kuri file gutya, noneho ukaza kuri save as. Noneho hano ni ukuvuga ati iyi document yacu tuyisevinge nk'iki hehe. Noneho bitewe na location cyangwa se n'ahantu ushaka ko wayisevinga, ni wowe ubyihitiramo ukavuga ati ndashaka ko mbisevinga aha ngaha, ndashaka ko mbisevinga byitwa gutya, ni wowe. Ushobora kubisevinga kuri OneDrive, ushobora kubisevinga kuri computer, ushobora kubisevinga n'ahandi hose hashoboka, nta kibazo. Wenda ka tubisevinga kuri this PC, iyi laptop, ukemezaho gutya. Iyo uraza ukemeza wenda hano kuri this PC ukemezaho double click cyangwa se ugakirikaho inshuro ebyiri, gutya bahita bakugeza aha ngaha, ubundi ugahitamo location yawe ushaka ko wabibika. Twebwe katubishyike hano muri desktop, ukwemezaho inshuro imwe, noneho urabona izina ushaka warihindura bitewe n'uko wabyita. Hano izina ryahise ryizana kubera ko ariyo title bwa mbere twari dufite ya plans for this coming year, ariko ushaka wanabireka gutya as long as cyangwa se mu gihe uzaba ukibyibuka ko ariko title yawe yitwa. Ubwo rero ushaka ikindi ukora ni uguhita uza ukemeza save, tegereza akanya gatoya, ni ukuvuga ngo byisevinze, ibintu byacu byisevinze. Aha ngaha ushaka waza uganahita closinga, igihe cyari cyose wabifungurira wabisanga uko wabisize ariko bikimeze. Ni ukuvuga ngo wenda katurebe proof y'uko byisevinze, uraza uhita ubona hano muri desktop muza PowerPoint yacu presentation yagezemo. Ndamye nashidikanya ko buri umwe wese arimo kubibona. Rero iyo uyikanze ukayifungura, hano birumvikana ko hano yari igifunguye, hano ni iyi ngiyi, ariko wenda kantume tubiclosinze gutya, twongere tuyifungura gutya, uraza kubona ko buri kimwe cyose kirimo. Ni ukuvuga ngo nta data n'imwe twabuze kubera ko twakoze saving. Noneho hano ushobora no gukomeza ukagenda wadingamo ibintu byawe, wadingamo buri kimwe ushaka gutya umaze gusevingaho, mbese nta kibazo. Mbibutsa ko nanone nongeye kubigarukaho ko iyo wasevinzeho bwa mbere kuriya, kandi gusevinga nanone ugitangira document nubwo wamaze kwandika amagambo nka 3, babyiza uhita usevinga ku buryo ikindi gihe kiruze kugenda kiza muri interval y'iminota 5 urajya ugenda usevinga mu buryo bwo kwirinda ko umuriro mu gihe uramutse ugiye cyangwa imashini yawe iramutse igize ikindi kibazo utabura data zawe. Ni ukuvuga ngo rero ikindi twerekana hano ni uko iyo bimeze gutya, nko kwandika gutya, iyo ugiye gusevinga ntabwo usevinga muri bwa buryo watangiriyeho usevinga, ahubwo hano hari akantu koroheje, ni nka shortcut se cyangwa akayira koroshye, tuza ukemezaho hano gutya byisevinze. Ni ukuvuga gutya byisevinze, icyo wakwandika cyose wongeraho gutya ukaza ugaruka hano saving. Ni ukuvuga ngo umuriro wagenda utagenda data zacu turi buze kuzigumana hano gutya. Wenda nabwo twaza tukabikuramo gutya kugira duproving ibyo niba turi kuvuga ari byo, kongera ukaza ugafungura hano gutya. Urabona ko bya bigambo nayo imaze kwandika hano byose bihari byagarutse. Rero ndumva iyi video hari byinshi muri make cyangwa se muri rusange ishobora kuba yatwunguye, ari umuntu ko wabonaho cyangwa se ugiye gukoreshaho iyi PowerPoint presentation bwa mbere, ari n'umuntu wari usanzwe ufite icyo abiziho, namwe nashidikanya ko hari icyo yamwunguyeho cyangwa se
hari igitekerezo yabona yaduhereza, ariko mbibutsa ko intego nyamukuru yo gukora iyi video kwari ukugira ngo dutangire step by step kugira ngo n'ubutaha tuzagende dukomereza aho twageze. Ntabwo ari ukuvuga ibyo tutavuze si uko twabisimbutse, ahubwo ni uko ibintu byose ntabwo twabivugira rimwe, n'ubutaha tuzagenda tubivuga. Rero ndagushimiye cyane wowe wakomeje gukurikirana Ongera Umenye TV, gushimira cyane nawe uzakomeza udukurikirana, ndagushimira cyane nawe ukora share ugasharinga ibyo tuba twizeye, ubumenyi tuba twungukiye aha ngaha. Ndagushimira cyane nawe udahwema kutugaragariza, kudukurikirana, uduha ibitekerezo muri comment. Nambasaba mwese mwadukurikiranye ko namwe mwajya mukora nk'ibyo ngibyo, mukaba mwadusharingira content zacu tuba twatanze, aba kugira ngo tubafashe natwe mudufasha kugira twese turusheho kugenda twungurana ubumenyi. Nyakunda kuvuga ngo ntabwo umuntu yakwigira atari bya byo kuvuga ati nta muntu wigira by'ijambo gusa ngo uyu ni umugani se cyangwa iki, ahubwo no muri rusange ntabwo ibitekerezo mfite byange biba bimpagije. Iyo ngize ibindi bitekerezo nkuye ku wundi muntu tukungurana ibitekerezo, usanga aribwo umuntu arushaho kuba umuntu uhamye, umuntu ukomeye, n'ibintu akoze ugasanga bifite ireme. So rero kuba Ongera Umenye TV ifite abantu benshi bayikurikirana, ifite abantu badahwema kuyifuriza gutera imbere, badahema kuyifuriza kujya mbere, badahema kuyihereza ibitekerezo, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu twishimira. Ntimugacike intege, natwe ntabwo tuzabaca intege, mwadutenguha. Wenda niba nabivuga gutya ariko ndabizi nimwabikora, kandi natwe ntabwo tuzabatenguha rwose, tuzajya tugenda tubakorere content, ibyifuzo byanyu tubibagezeho nk'uko mubyifuza. Rero ndabashimiye cyane inshuti zanjye, inshuti z'Imana. Imana ikomeze ibarinde, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.